nari mfite moto barayinyiba. maze imyaka 10 mu mihango ngava ubudakama. kuramo inkweto shyire hano. tubona amazi arimo arahina ntoga ibyo bintu birimo birava mu mazi tubona by'amaraso by'ubururu. Yes, kanya ngusuza kandi nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru mwenye nitwa cheke cyo ashyaka mananye mugazatina n'abantu kina n'abamama wadusaba batandukanye mu bice bitandukanye. Hangaha turi hari gahunda tudufitanye n'umuganga wa gakondo twaje kuganira byinshi bitandukanye yanatubwiye ko hari benshi bahari baje kwivuza ariko niye nago ndi bumutegeze ko maze igihe kinini mutegereje ariko hari abantu ndimo ndabona ku muryango kangire manyuzamo ijisho ndetse na mikoro hanyuma tubaganirize twumve ko bimeze muri rusange. Salama ndagufasha nta kibazo meze bite? Ni sawa. Tugusanze uri hano kwa muganga rutubwira impamvu uri hano. Impamvu ndi hano kwa muganga nuko bambwiye ko ibintu byanjye bibye bihari. Abambagaze rero kugira ngo abimbe. Kugira ngo ibyo bakwibye umenye ko bihari wari waje hano mbere byagenze bite kugira ngo ibyo bintu byibwe bigaruke? Nahageze mu minsi 3 ishize bambwira ko bihari ko ndaza kubireba. Uyu munsi rero nibwo naje kubireba. Wari waje gukora iki? Naje kubineka ndi kubishaka ngo menye nimba bihari. Bari barakwibye wifashisha muganga wabikwibye arabigarura cyane niko byagenze. Warahari muganga arahari. Bakwibye iki niki? Televiziyo, radio n'igare n'amakesi. Imbaraga za muganga zarakoze. Kuri ubu numara muganga yakubwiye ati uyu munsi uze nguhe ibintu byawe cyane rwose nabigaruye cyane rwose. Numara kubibona noneho ibintu byabona ko babigaruye uriyumva ute urabyakira ute? Se wari uzi ko no muganga shago kuri kurori kaka ibyo bakwibye kagaruka? Ndiyumvamo icyizere cyane ko araba amaze kubinyereka. Ubu ntacyo uragira? Ubu ngubu ndacyo ndagira ariko yamaze kumva amakuru icyo nzigaje no kubireba. Nta bintu byinshi byane byo kumubaza reka dutegereze turebe ko ibyo bamubwiye ko byagarutse bihari. Byana kubwiye ko akubwira wabyibye? Oya. No kubikugarurira. No kubingarurira gusa. Wowe niyo service waje usaba cyane. Reka tubaze abandi kuri JRC official Dim TV mwiriwe. Yego. Yahangane nta kibazo. Basanze hano murimo murakora iki? Nanjye mbese nagize ikibazo cy'uburwayi maze imyaka 10 mu mihango ngava ubudakama ubwo bandangira ko hano habaga umuvuzi gakondo nanjye nicyo cyanzanye hano ndegereje kuvurwa. Bavuje uturuka he? Naturutse muri Cyanzago. Ni ukuvuga ngo umaze kumenya amakuru yuko hano ari umuganga uvura wabwiye n'iki ashobora kukuvura icyo kibazo ko umva kidasanzwe icyo gitangaza tugiheruka Yesu agikora nta wundi muntu duheruka kumva agikora. Hari mugenzi wanjye nawe wari umeze ko ubwo niwe wahandangiye nanjye mbona kuza ubwo ndategereje niba imiti birashoboka nangwa se wenda byange ndabwo mbizi. Utagiye kwa muganga asanzwe mu miti ya kizungu kaza ku muganga gakondo benshi bita abapfumu? Nagiyeyo biranga. Byaranze. Katubaze none mu mama wenda niba nta kibazo. Mama mwe mwitwa bande? Uwamahoro Serafine. Wowe waje kwivuza iki cyangwa wenda uruwa hano? Ngiye naje kwivuza mfite ikibazo ndwara inda zikavamo no mu minsi ishize yavuyemo. Hari umuntu wambamagaye mu muryango wacu arambwira ngo wari umuganga. Waraho yicaye yumva bari kuvuga ku muganga none inomero se basimbaye nuko nanjye yasenyoherereje nise nasiyeho nje kureba ko hano bamvura. Umaze gukuramo inkinda zingahe zimaze kuvamo mu buryo budasanzwe? Eshatu. Ntabwo ugize biguteranya n'umugabo wenda ngo gufata ukundi kuntu? Oya. Ukeka ko biva hehe? Kwa muganga baramvuye biranga ndaho ndifushe ubwo nashe no gupima amahirwe hano. Ukeka ko biva kugira ngo wenda inda twite zivemo? Na n'uburwayi. Ntabwo uri nk'abantu ngo bararuzwe cyangwa
oya ari ukurogwa atari ukurogwa ntabwo mbizi njye ntegereje muganga niwe ugomba kumvura akanamenya impamvu. tubwira amazina yawe. nitwa Jean Bosco Ndagijimana. Nawe wicaye hano kwa muganga. we yazanye n'icyuma. Icyuma ni cyawe? Nanjye nagisanze hano kwa muganga. Narigeze ngo kuko ngenda ncuruza uko ncuruze ngahomba, uko ncuruze ngagira inyatsi, uko ncuruze ngagira inyatsi ngahomba. ubu ngaba naje kwa muganga kugira ngo ambereze umuti kugira ngo ndebe ko najya ndacuruza ng'abandi kugira nanjye nunguke. umaze guhomba nk'ibintu bingana iki ugereranyije kuko wowe niwe uzi business yawe? Maze guhomba nk'ibintu bya 1,000,000 ubwo abandi bagenzi banjye baracuruza, bo ducuruza hamwe bagacuruza bakunguka, ngewe ngahomba, mbo bacuruza ngewe ngacuruza ngahomba, bono bakajya barunguka. ubwo rero bono barambwira ati weho kugira ngo uzacuruze wunguke hari ahantu batangaga umuti, ubwo nibo bandanga nanjye mpita konza hano. ubwo ni muri izo gahunda nanjye naje ngo ndebe ko najya ndacuruza ngunguka. Kuki waje kwizera umwana w'umuntu kutasabye Imana ngo ujye mu masengesho usenge ibintu bigende neza? ariko rero ibyo ngibyo nabyo birashoboka, ushobora kuvuga ati reka nze njye kureba mbona hariya ndebe uko byagenda. N'umugabo ndeba hepfo nawe tumugere nawe yaje kwivuza se. Hari ibyo umaze kumva, hari uri mu mihango idakama, hari ubyara, hari utwita inda zikavamo, n'undi wumva ko ibyo yakoreye yose byose bijyana nta nyungu, miliyoni amaze kuyihomba mu gihe tutamubaje ko nta kibazo. Ibi bintu nkazi nk'abanyamakuru iyo tubyumva twumva abantu batizera abaganga ba kizungu, usanga umuntu aje ku baganga ba kinyarwanda, byumva bivugaho iki nkabo? Yewe ukuntu mbibona urumva nanjye natunguwe, ntabwo nari nsanzwe wenda narigize iyo experience yo kuza ahantu hari umuganga, ariko nanjye urabona ko nyine ndi kumirwa. So rero nanjye nari ndi muri abo bandi bashidikanya ko ubuvuzi gakondo bushoboka, ariko ndi kubona abantu baje kwivuza, so ntabwo abo bose bahubagiye kandi ibyo byose bafite ubuhamya, bafite n'amakuru. Reka nura tugane hanyuma muganga nawe mukaturamugeraho. Umupapa we ko witaje abandi, ikibazo cyawe kimeze gite? Witwa nde? Waje nawe kwivuza? Bimeze bite? nitwa Twagirayezu Mbonigaba. Njye ni umumotari ubusanzwe, ari mfite moto barayinyiba, ariko muganga yarayingarurije. ubu naje hano nje gushima muganga. Turayibonye? Narayibonye. Wowe waje gushima? Naje gushima. Byagenze gute? Wowe urumva usa nkaho ibintu byawe byaciyemo, tubwira ukuntu byagenze n'ukuntu waje gutekereza muganga ukamuzaho, nyine sa nk'uduha akantu k'amakuru make. Njye nagiye kujya muri resitora, maritse moto nayishizemo antivore, barayikata barayiba, bayinyibye, ariko nkaba nari mfite amakuru ko ari umuganga ukunze aho abantu bajyaho bakwibye ibintu bakabigaruza. ubu rero nagize amahirwe muganga yayigaruje, naje hano nje kumushimira kubera ko moto yanjye narayibonye. Yayigaruye hano mu rugo cyangwa hari ukuntu yabigenje wowe wendiza mu rugo? Sa nk'utubwira ukuntu wayibonye ku buryo ugarutse uje gushima. Njye naje mvugana na muganga, ashika umuntu uyifite, amushitse njye nyisanga ahantu. Muganga arambwira ajya hanaha urasangayo moto yawe. Narahageze rero moto yanjye mbita nyibona uko yabimbwiye, ni nayo mpamvu naje kumushimira kubera ngiriye neza. No kuvuga muganga ukuntu akora se umushimira nyuma, umuzanira amafaranga nyuma, cyangwa ucyo uje kumushimira nuje kumushimira ku byo yakoze, cyangwa na amafaranga y'ikiguzi wenda mwavuganye ko uzamwishyura nyuma? Muganga ubundi ugiye kwivuza umanza watanga inzoga y'umufuragiro. ubu rero kugira guha imiti amanza wamuha inzoga y'umufuragiro, nyuma noneho yuje kuyibona hari inzoga mbere utanga ngeya, umaze kuyibona ugaruka uje kumushimira uzanye n'ikiguzi mwavuganye. Ni ikihe kintu wazanye cyo kumushimira? Mbona ari muzaniye imbata, muzaniye n'amafaranga, ariko nyuma yaho hari n'akantu namwemereye, nzamuhereza n'inga mu bintu mfite, muherezemo n'inga y'ikimasa, kubera ko moto irakora yanjye igakorera amafaranga menshi. ubu rero kumuhereza ikintu nta kibazo kiba kirimo mu bintu ndunze. Ubu wazanye imbata imwe ebyiri? Nazanye imbata ebyiri n'ubwana bwayo, muzanira n'amafaranga kugira mu nzu
imiti izakomeza ikore neza. wahisemo gute no kuma ko wamuzanira imbata utazanye iyo nka y'ikimasa cyangwa ikindi cyangwa wenda niryo tungo yagusabye niryo yagusabye niryo wabonye ko rigomba guhita riza imbere yawe mu bintu watekerezaga kuba wazamwitura. hari ingoko ubundi muganga guca iyo umaze kuyibona umuzanira ingoko. Icyo kimasa rero nicyo nzamuhereza nyuma kubera yangiriye neza. Byarasika tujye kureba muganga. Nangize ngo uramwe tujye kureba imbata. Oya muganga oya ahubwo bino bikorwa by'aba bantu bose ngenda ava hano ndebye buri wese nishimwe yazanye. Gendane natwe kugira ngo tumenye gahunda. Aseka dukomange turebe ko gahunda zimeze tugane na muganga kuko gahunda arayizi. Dukomange tumenye ko siyaka ntawe utazanjyana. Ngiye no mu ijuru ndashaka kuzagufatira amakuru hejuru. Njya nk'umuntu rw'abantu gito. Ahantu hose naze gusenya inkutarabanya nyina n'abana ngiye. Sinabapfuke kare wakomanda. Muraboneza? Ze mukomere. Ze neza. Twe turabanya ariko twari twavuganye na muganga mu minsi yashize tumubwira ko tuzamusura. Twari tuhageze rero nubwo twari dusanze abarwayi hano hanze twabanza kubaganiriza twagira ngo tubonane na muganga nk'iminota itarenze 5. Unatubwire nawe mpamvu. Okay, ngewe ngorana na muganga. Ngewe ushinzwe guca imiti no kwishaka. Noneho no kwakira abakiriye baje bamugana. Reka banze mugana nawe kubera ko hari umurwayi winjiye mu nzu arimo kuvura ndaje mbahereza igisubizo. Ahantu hose abajarasi, ahantu hose abasekirite na bounce. Wazashatse umuntu uzajya ndamufite ko abantu kuri Dream TV. Izo customer care turazigira. Twe cyo dushaka ntacyo kwanga kwakira abantu. Twe twishakira inkuru. Ahubwo dushimira abantu badukurikiye mu biganiro bakanaduhamagara. Adatanga hari inkuru. Imana yonyine tu. Ariko tumane ikiyo kimeze nabi. Muganga ko nta kibazo mwakwinjira. Tujyane n'ibikoresho byacu. Nta kibazo. Kano karido bagadushira hejuru wenda. Abakameramani mwegera imbere. Abakameramani ibintu byo kuzamuseka muri inyuma nago turi mu kazi. Ujye museka rero ibindi byaje. Karangiye. So hari icyo ndimo nabona hano mindani y'amateleviziyo. Ndabona amateleviziyo. Turajya kwa muganga se. Kameramani Charles y'amateleviziyo murabona ngira ngo na dekoderi n'amagare. Ibi ni ibintu byibwe bafashe. Noneho biba ngombwa ko umurwayi aza babyibye ashaka ko ibintu bye byagaruzwa. Ubu byaragarujwe biri hano numva ari mu bantu bari hanze hariya bategereje ko yahabwa ibintu bye aje no gushimira muganga. Bari babigejeje no mu gakinjiro uko mbibona. Babivanye mu gakinjiro. Abaganga baje babyikoreye ababibye baje babyikoreye babigeze hano muganga yakoresheje imbe kugira ngo babizane bigere hano. Byaje hano nibijye ko ukora warabyibye. Impamvu byaje ahangaha uwabyibwe yaje gusobanurira muganga ko ibintu bye byibwe biba ngombwa ko muganga mu buvuzi bwe n'ubutekinisiye n'ubuhanga afite muri ibyo bintu akoresha ihembe kugira ngo ibi bintu bigaruke babizana no kugira ngo nyirabyo zaze kwifata hano kwa muganga. Ngaho tugenda imbere tureko bimeze hanyuma abakameramani n'abadukurikiye amashusho mwihangane ko mutaza kuyabona neza. Ngewe ntago ndi bugeyo ahubwo ngiye gufata mikoro. Murabibona nyine usanze avura umuntu. Mbere yo kuvura ngomba kubabwira izina ryanjye. Ndabona muje kunsura mubikunda. Kana hanye gahunda nyine bwara butumire bwanjye bwawe nanjye. Na kibazo. Sebarabara Boniface niko nitwa. Sebarabara Boniface. Wenda twakure kukavura tukaza kuganira nyuma. Ye muda. Bitwa nde? Ikibazo mfite muganga. Narinje kumva umugabo wanjye yaragiye n'imitungo yafashwe n'indaya zo muri Kongo.
Eh, none ngira ngo ndebe ko wamunshikira agaruke mu rugo rwose mfite ibibazo byinshi by'abana mu rugo ngeneye ko agaruka mu rugo. yitwa nde uwo mugabo wawe? Umugabo wanjye yitwa Ndagijimana Innocent. None si koko ni amafaranga yo nayazanye kubera ko mfite akababaro k'umugabo wanjye. None si koko urabikoraho ndamubona? Araza pe uramubona mu kanya gato cyane. Gira vuba vuba ahubwo wihutishije. Rwose reka nyasanga umugabo wanjye arambabaza. Ngo yo nayazanye. none muganga ko musabye amafaranga yo ukora igikorwa kuki wishyuza mbere Ayo mafaranga rero hari icyo tumukoreraho kugira ngo igicumbi cyacu cyakire. Ntabwo ari njye nkora gusa, mfite n'izindi mbaraga nkorana nazo. ukoresha inote za 5 za 2 ntizakora Zigomba gukora. nuko ariyo note nini cyane ikomeye. Musaza rwose size mu kanwa nk'agaseke. Haba ari Burundi, haba ari muri Tanzania, haba ari muri Zambia no mu Bwongereza n'ahandi hose, ni ukuvuga ngo hari icyo dukora ku ibanga ryacu tukagurira ziriya mbaraga zigenda, noneho tukazituma zikagenda zishimye. Essence muba mugurije mbaraga. Reka tubyite ka essence. Kuramo inkweto shyire hano. Turabona amazi itikoramo inkweto, sinzi impamvu mubwiye ngo shyiramo ibirenge. Ni Jaras official, ni Dream TV ndetse na Yawe TV nk'uko dukomeza kugenda nawe. nta ngaruka kamugeraho ubwo? Nta ngaruka kamugeraho. Kihumurize neza. Shyiramo ikirenge hano. Shyiramo ibirenge byawe byose byihuse. Muganga arimo aramwoza ibirenge. Amazi ahindutse amaraso, tukabona ibirangi bimeze uko. Tubona amazi arimo arahinduka. Ntabwo ibyo bintu birimo birava mu mazi, tubona by'amaraso by'ubururu. Ni ukuvuga ngo kuramo ibirenge. Ni ukuvuga ngo uyu mudamu kumutandukanya n'umugabo, noneho muteza indaya zo hirya no hino. Ndimo kubona umugabo we indaya zo hanze zikunze kumuhamagara cyane muri Kongo iyo zaramutwaye. Ubu rero mugore, umugabo wawe ari buzi. Noneho rwose benshi basigaye bahura n'ibintu bitandukanye. Noneho rero ikigiye kubikubwira, hariya ndimo kubona ifoto y'umugabo wawe. Ugiye kurambura ikiganza cyawe gutya. Haguruka urambure. Urahita ubona ifoto y'umugabo wawe mu kiganza cyawe. Sinzi Patiri, njye nabyo mba mbona ariko muri gahunda za muganga. Ntabwo murimo kumubona ifoto y'umugabo wawe? Nturimo kubona umugabo wawe ko ari we? Uwo mugabo rero ni we. Ndimo kumureba hariya dore murimo mukurikirana. Mureba ko twese tutamubona. Njye ndi kumubona rwose. Arirabura, ntabwo ari inzobe, ni imibiri yombi. Ariko ifoto ye ndi kuyibona rwose. Ikintu gifite ubwoya nk'ubw'intama. Inyura ikuzimu rikanyura mu kirere, rikakugendera aho uritumye kujya gukora igikorwa cy'umuntu waje yifuza. Umugabo niba ari hariya muri Kongo, turamukurura nijoro aze kumubona. Kujya ataza turi hano nazo tumurebe. None aha ngaha uyu mubyeyi yamwiboneye na nijoro araza mugi ruhande, ejo arampa igisubizo mu gitondo. Mugabo wenda nagusuye ngo tuganire. Hari abantu bari hanze bazanye impano ziye zitandukanye z'uburyo bavuye bikagenda neza. Twaba dutegereje hanze ukanza ukavuruka dusanga tukareba noneho buri wese inyiturana agiye kuguha. Kuko arabo twaganirire wari umaze igihe ava yaje kwivuza, hari windi azavagamo, hari umumotari moto yagarutse. Ibyo bazana nibo barabibatumye se?
ibyo bazana ntabwo ari ibyo mba narabatumye ahubwo n'ibikorwa mba naragiye mbakorera noneho bagashaka kuba bagira icyo bazana ku giti cyabo ku bushake bwabo. Wenda sinzi niba abavandimwe turi kumwe bari bwemere wenda ko tuba tukuretse ukabanza ukavura no muntu kugira ngo aba bantu bazanye ituro ry'ishimwe nabo turebe impamvu ya nyamukuru ituma bazana, kuko tubonye uyu nguyu agwaye amafaranga mbere kandi hari abandi batubwiye bati twebwe ibyo yadukoreye yaratubwiye ngo mugende muzagaruka gushima. Wenda ushobora gusanga nk'iyo wagaruje ibintu hari ukuntu bigenda, twagira ngo nyine udufashe wenda aba bandi bari hanze nabo niba bazamo imbere, niba uza wihangana ukaza gusohoka ibyiza yasohoka kugira ngo tujye hanze hanagaragara, dufate n'amashusho neza kugira ngo twaba dutuje gatoya cyangwa reka ndangirize uyu nguyu muvure muhe imiti yo kujya gukoresha iwe mu rugo kugira ngo ize gukorana n'ubuhanga bwacu turibuze gukora mu majoro hose. Noneho rero ibintu bijye mu buryo, noneho abo nabo barakurikiraho. Reka wenda mu minota 3 tube dutegereje muri rusange tuze kumenya. So nkuko mubibona mutipe wandi twatangiriyeho afite imbata, muganga arimo kuza, yari kumwe na mama yavuye. Muganga gira hano imbere nta kibazo, twe cyo twashakaga no w'inama. Urabona aguhaye imbata azazana inama, ariko azazana inama ku bushake bwe, ni ku bushake bwe, n'umugisha rwose. Injira mu nzu yo kunyagirwa mwana wanjye, ngo genda mu nzu nari injira ibi ni ibiki biri hano? Ibi ni ibintu byanjye byo gusaba muganga. Ibi ni ibyo banyibye. Televiziyo, furati, ofa ni gare. Ni gare. Ni furati. Oya uretse ni furati bitewe n'ubushobozi bw'umuntu wayiguze. Kuri bifite agaciro karenze. Byanarambabashe rwose. Hanyuma nta kintu mushimira. Murarera ibikorwa byanjye nkora rero ko bikomeye bifite agaciro. Reba ibi bintu uyu mwana yaraje muha umuti nkoresheje imbaraga zanjye. Ririya gare muraribona, iri naryo bari barambwiye ikibazo cyaryo, igare ryaje, ibintu byose murabibona uko bimeze. Muganga reka tugushimire kandi tuzagaruka ukomeze ufasha abantu kandi nawe uzafasha kandi wagiriwe ubuntu n'Imana yaguhaye ubushobozi. Urakoze namwe murakoze bana banyu. Okay, reka tubashimire mwe mudukurikiye kuri Jaras Official na Dream TV. Cyo nimwinjira mu nzu rero mwugamiye imvura, ni amahirwe, ni umugisha, mwinjira mu nzu, reka tujye kugama binjize mu nzu n'ibi